hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo. Nkunda kubabwira ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga, bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu mugabo yanditse igitabo cyakunzwe cyane akita How Successful People Think, uko abantu bagezeyo batekereza, uko abantu bagafashe batekereza. Iki gitabo gisohoye muri 2003. Nta wundi rero, yitwa John Calvin Maxwell, umunyamerika, umwanditsi w'ibitabo, umuvugabutumwa, akaba n'umufashamyumvire. Inyandiko ze zibanda cyane ku butumwa bukomeza abantu, iterambere, insinzi, intumbero, iyobokamana, imiyoborere n'ibindi. Ibitabo bye biri mu byagurishije cyane ku ruhando rw'isi, ku ntonde z'ibitabo by'ibihe byose mu mateka y'ubwanditsi. Ibitabo bye biriho. Maxwell yavutswe ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1947. Avukira hariya Garden City, Michigan, ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Margaret Maxwell mwaka w'1939. Abyarana n'abana babiri barimo Sarah Elizabeth Miller na Joel Porter Maxwell. Maxwell mu buvugabutumwa yakurikije se umubyara wayoboraga Minisiteri y'Ivugabutumwa kugeza ubwo abiminujemo mu mwaka w'1969. Abona impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Psychoville Bible College. Yaje kubona Master of Divinity degree muri Azusa Pacific University. Ntiyarekeye aho, akomeza kwigwizaho impamyabushobozi zihanitse rwose zirimo Doctor of Ministry degree yakuye muri Fala Theological Seminary, batuye South Florida, aho yibanira n'umufasha we Margarita, akaba akorera ivugabutumwa muri Wesleyan Church. N'umwuga yarazwe na se umubyara, dore ko guhera mu mwaka w'1970 yayoboraga itorero muri Indiana, Ohio, California ndetse na Florida. Uyu mugabo rero agakundirwa amagambo yahindura ubuzima agiye avuga. Ayo rero niyo ngiye nibandaho iyo bigeze muri kino gice twahariye ijambo ryahindura ubuzima. Bigeze kuvuga ngo ntuzigera uhindura ubuzima bwawe mu gihe utarahindura ibyo ukora buri munsi. Ibanga ryo gutsinda kwawe rituruka mu bikorwa byawe bya buri munsi. Niba ibikorwa ukora buri munsi bitakurenza umupaka, bitakurenza umutara, bihindure, kubera ko ntabwo uzigera uhindura ubuzima mu gihe utarahindura ibyo ukora buri munsi. Niba uzi ko igihe ubyukira ejo nicyo wabyukiye nacyo uzabyukira ejo bundi, ibintu byose ukora buri munsi nibyo ukora, n'ubundi nta kintu na kimwe kijya gihinduka. Ariko ukajya ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, ntabwo bishoboka. Iyo ushaka ubuzima buhinduka, hindura ibyo ukora buri munsi. Yaravuze ngo ubuzima ubayeho uyu munsi ni umusaruro w'ibitekerezo wari ufite ejo hashize. Ubuzima uzabamo ejo ni umusaruro w'ibyo uri gutekereza uyu munsi n'ibyemezo uri bufate uyu munsi. Igeze kuvuga ngo imyitwarire yawe cyangwa se imico yawe niyo nshuti yawe magara. Kimwe nuko ishobora kuba umwanzi wawe mubi cyane, ishobora kuba umutungo wawe ukomeye cyangwa inshingano zawe zikomeye. Ubuzima ubayemo uyu munsi bugizwe n'imyitwarire yawe ya buri munsi. Yaravuze ngo akanyabugabo gatuma ukomeza urugendo, ariko imyitwarire yawe niyo ituma ukura ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Yavuze ijambo rikomeye ngo iyo ushaka gutsinda ibibazo uba munini kubirusha. Ntabwo ikibazo ari uko ibibazo byawe ari bike cyangwa ari bito, ahubwo ikibazo ni uburyo wakuzemo ukaba munini kuruta ibibazo. Yavuze ijambo rikomeye ngo umugabo aba agomba kuba munini bihagije kugira ngo yemere amakosa ye, kandi aba agomba kugira ubwenge buhagije ngo abashe kubyaza umusaruro ayo makosa ye, ndetse aba agomba kuba umunyembaraga mu buryo buhagije kugira ngo abashe gukosora ayo makosa ye. Yaravuze ngo yubuka icyizere iyo uhitamo ubunyangamugayo mbere yo kwimurika, cyagiye uhitamo ukuri utitaye kuba kuri bukomeretse.
cyajya uhitamo icyubahiro wirengagije inyungu z'ibifatika wari bukuremo, wowe ugahagarara ku cyubahiro cyawe. Uko niko umuntu yubaka icyizere. Yaravuze ngo iyo uri munini kurusha intego n'intumbero yawe uba uri umunyamwuga, ariko iyi intego n'intumbero byawe ari binini kukurusha ubu ni umuhamagaro. Yaravuze ngo abayobozi babaye ibirangirire ntibyatewe no gukomera kwabo, ahubwo byatewe n'ubushobozi bwabo bwo gukomeza abandi. Umuyobozi aba ikirangirire bitewe n'abo yakomeje kurusha uko we yakomeye. Ahubwo yaravuze ngo ntushobora guhinduka ushaka kuba we mu gihe ugikora ibyo usanzwe ukora. Niba uhora ukora ibintu bimwe, kuki witega ibisubizo bitandukanye? Aranavuga ngo niba ingeso zawe zidahuye n'inzozi zawe, ufite amahitamo abiri: ugomba guhindura ingeso zawe cyangwa se ugahindura inzozi zawe. Niba ingeso zawe zidahuye n'inzozi zawe, amahitamo ni abiri: urahindura ingeso cyangwa uhindura inzozi. Niba ufite inzozi, uzi n'icyo usabwa kugira ngo izo nzozi uzikabye. Hari ingeso nyine usabwa kugira ngo izo nzozi uzikabye. Ufite amahitamo abiri rero. Niba ushaka inzozi, urahindura ingeso. Niba ushaka ingeso, urahindura inzozi. Yaravuze ngo ubuzima ni ikibazo cy'amahitamo ukora. Burya amahitamo yose ukoze niyo akora ubuzima bwawe. Iyo udakoze amahitamo, ubuzima bwe bukora amahitamo yabo. Bamwe babayeho ubuzima bwikoreye amahitamo, mu gihe abandi babayemo ubuzima kubera amahitamo bakoze. Buhitiremo cyangwa buguhitiremo. Ikibazo cy'ubuzima nuko hari igihe buguhitiramo ibintu ukagira ngo hari icyo mupfa. Ubuzima hari igihe buguhitiramo bukaguhitiramo nabi, bukaguhitiramo gucupira, bukaguhitiramo gukena, bukaguhitiramo kononekara no kwangirika. Ariko iyo ubuhitiyemo hari igihe wihitiramo neza. Yaravuze ngo niba umuntu yarakomeje kubaho na nyuma y'urupfu rwe, ni ikimenyetso cy'uko umuntu yabayeho ubuzima bwuzuye kandi yari umuntu ukomeye. Aranavuga ngo niba utagerageje kurema ejo hazaza ushaka, ugomba kwihanganira ejo hazaza uzabona. Aranavuga ngo umuyobozi nyawe n'ufata inshingano mu gihe abandi bari gutanga urwitwazo. Maxwell yaravuze ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi. Waba wayiteze cyangwa utayiteze, taxi ntibibuza gukomeza ingendo zayo. Nababwiye ko ibi ngibi ari nko kukwibutsa ko waba uriho cyangwa utariho. Ubuzima ntibizabubuza gukomeza kubaho ku bandi. Isi nta muhe itugira, n'ubuzima nta muhe butugirira iyo utabayeho abandi babaho. Cyane ko iyo upfuye ubuzima bukomeza nkaho nta cyabaye. Yaravuze ngo niba utangiye umunsi ukora ikintu cyiza, wamaze gutsindira umunsi wose nubwo bitarerekanwa. Buri munsi ugira umwihariko wawo. Uko utangiye nibyo bihuha kugenda neza. Bimeze nko kubaka inzu. Inzu ipfira muri fondasiyo. Igitondo nicyo gice cy'umunsi ukwiriye kwitaho kurusha ibindi bice. Yaravuze ngo siga weretse isi ibyawe byose kandi ubikore vuba vuba. Aranavuga ngo uko ukora cyane kandi ukora byinshi, nta kabuza hari ibizajya bigenda uko utabishakaga, byitwe gutsindwa kwawe. Uko utsindwa cyane niko wiga cyane. Uko wiga cyane niko umenya byinshi, niko ugera kuri byinshi mu buzima. Ukora cyane rero. Ntushaka utsindwe ariko ukore cyane. Yaravuze ngo Imana ihitamo ibyo tunyuramo, hanyuma twebwe tugahitamo uko tubinyuramo. Imana ihitamo ibyo tunyuramo, ariko nitwe dufite ubugenzuzi bw'uburyo tubinyuramo. Yaravuze ngo ibanga ryo kugera ku cyo wifuza cyose mu buzima, irinda ubwoba, hanyuma ufate icyo utekereza ko ari icy'agaciro cyose kiri mu buzima bwawe, ugishyire ku ntego imwe ushaka kugeraho, nta kabusa uzayigeraho. Yavuze ijambo rikomeye ngo shakisha icyerekezo cyawe kandi ureke kikuyobore mu byo ukora byose. Niba udafite icyerekezo, humiriza urebe imbere muri wowe. Tekereza, ushushanye impano zawe n'ibyifuzo byawe, nurangiza bikuyobore. Uyu mugabo aravuze ngo bavuga ko umunyabwenge igira ku makosa ye, umunyabwenge urenze akigira ku makosa y'abandi, hanyuma umunyabwenge urenze abo bose yigira ku byo abandi bagezeho. Yigeze kuvuga ngo kunyurwa biri mu bikorwa ntabwo ari mu musaruro. Kunyurwa bitangira n'ibikorwa. Aranavuga ngo niba ushaka kumenya icyerekezo uri kwerekezamo mu buzima, icara utekereze ku muntu mumarana umwanya munini. Tekereza neza ku bantu mumarana umwanya munini, urahita umenya aho werekeza. Niba umuntu mumaranye umwanya munini ari umuhombyi, mu minsi iri imbere uzaba uri mugenzi we. Uyu mugabo aravuze ngo umuntu umwe wenyine ugomba kwigereranya nawe ni wowe wenyine. Inshingano zawe ni zo gutuma buri munsi wose uba mwiza kuruta uko ejo wahoze umeze.
yavuze ijambo rikomeye ngo jya uhora uzirikana ko ubuzima ari bugufi, babarira vuba, kunda cyane, ntukicuze ikintu icyo ari cyo cyose cyazanye akamwenyu mu maso hawe, byina nkaho ntawe uri kukureba, hanyuma ukunde nkaho ari cyo kintu cyakuzanye kuri iyi si cyonyine. Yavuze ijambo rikomeye ngo igipimo cy'umuyobozi ntabwo ari umubare w'abantu bamukorera, ahubwo ni umubare w'abantu akorera. Aranavuga ngo ni byiza kwitegura kurusha kuzasana ibyangijwe no kutiteguye bihagije. Yavuze ijambo rikomeye ngo rota binini nk'uzabaho iteka ryose, ariko ubeho nk'aho ejo hadahari. Mu magambo yose Maxwell yavuze, mu nyemerere nyasoreze kuri ibi, yaravuze ngo ntushobora gushimisha abandi mu gihe nawe ubwawe utishimye. Ntabwo waha abandi ibyo udafite.